ubundi nyine nk'iyo bavuze nk'abanyeshuri ngo gupfumura umufuka nyine ni kwa kuntu ashobora gufata nyine akawupfumura we ku bushake bwe nyine atari kuvuga ngo wapfumutse ku buryo atazi cyangwa iki we yabyikoreye ku bushake bwe ashaka kuwupfumura. Yego. Ubwo rero icyo baba bagamije ntabwo nyizi neza. Waya witubeshye. None se reka nkubaze, umuntu yaciye umuryango, uwo muryango igikurikira guca umuryango ni iki? Ubwo nyine bisaga bari kubwira bose ati no kuwucamo, sibyo? None nawe tubwire, uyu muntu waramubonye wapfumuye umufuka, ntago wigeze umubaza icyo agamije? Ntago, wenda niyo wanakimubaza ntago yakigusubiza, ariko ukeka iki? Reka twemere, ukeka iki kimwe mu bitera abanyeshuri gupfumura imifuka y'amayiniforume? Abasore cyangwa se abahungu barapfumura, abakobwa bagapfumura. Mw'iyi minsi ako kantu karimo karatwika mu mani ngo wapfumura umufuka se. None nawe nzi kukazi kandi ku ishuri karahari, kaba kagamije iki? Jewe uko mbyumva, ikintu mbanumva nyine, wenda ndavuga ku mukobwa, ikintu mbanumva nyine iyo avuze ngo agiye gupfumura umufuka, ikintu mbanumva agamije nyine, nanabibajije yego n'abana tunabiganiraho. Nkurikije ibyo bambwiye, yego. Ubwo nyine nk'uko wambwiye ngo iyo umuryango ugize uvuyeho cyo gisigaye ari ukwinjira, babisa nkaho nyine ubwo ngubwo urumva umufuka wawe uciye ukawacishamo ukuboko, urumva nyine ukuboko se urumva kwabona aho kurangiriza, kwakomeza kwa umufuka waba wacitse. Ntekereza ngiye nyine. Suhuje mwe mwese mudukurikira kuri Emet TV, nkuko mubizi twarabibemereye yuko tuzajya tubaha ibiganiro byiza kandi tukabashakira abatumirwa. Uyu munsi wa none dufite insanganyamatsiko ivuga ku rubyiruko rwo mw'iyi minsi ya none, imyitwarire yarwo. Ariko njyewe nkuko mubizi ni umuhungu wanyu Emi, nkuko dusanzwe tubana mu biganiro byose bya buri munsi. Ariko uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa, umukobwa mwiza cyane ukiri mutoya. Mbakwita ndi? Murakoze, amazina yanjye nitwa Maniriho Cecile. Maniriho Cecile, watubwira bimwe mu byo ubona urubyiruko rwo mw'iyi minsi ushingiye uko rukubona ruri kwitwara, ese ni iyihe mpamvu iri gutuma urubyiruko rutakaza indangagaciro z'umuco wa Kinyarwanda? Murakoze, ngiye nkurikije ukuntu mbona urubyiruko rwo muri iyi minsi n'uburyo rwitwara, nuko nyine mbona rugenda rutakaza indangagaciro za Kinyarwanda. Ahanini mbona biterwa wenda no kuba nyine barahugiye mu bintu nyine by'abanyamahanga, bareba wenda nk'amashusho kw'izo mbuga nyine, ukabona nyine bashaka kumera nkabo, bashaka kwitwara nkabo. Ahanini usanga akenshi nyine ari ukuntu ureba wenda nk'umwana ararebye kuri fone, yabonye umukobwa yambitse ukuntu, yego, ibintu nyine ubona bitameze neza, akavuga ati nanjye wenda ndashaka kumera nk'uyu mukobwa n'iki, ukabona ataye indangagaciro ze nyine zamurangaga n'iki, ukabona akavuga ati nshaka kumera nk'uyu nguyu. Cecile, uremeranya n'abandi bari kuvuga yuko ibyo byose biri guturuka ku gukurikirana imbuga nkoranyambaga za social media cyane? Ahanini iyo ni impamvu ifatika, nanjye nahera mvuga ko nyine yabitera, ariko ntabwo ari byo gusa. Wowe ukurikije uko imbuga nkoranyambaga umumaro zifite, urabona kugira ngo icyo kibazo kibonerwe igisubizo twazireka, cyangwa se hari ubundi buryo watanga bwatuma urubyiruko rukurikirana imbuga nkoranyambaga cyangwa se social media ariko n'ubupfura babufite? Yego, ntabwo twavuga ngo izo mbuga nkoranyambaga ngo bazireke, kuko uretse n'ibyo ngibyo bareberaho hari n'ibindi bigiraho kandi byiza byabafasha. Urugero wenda kuri ngenda avuga nkanjye, imbuga nkoranyambaga ndazikoresha cyane. Yego. Kandi ntabwo nzikoresha mu ibyo bintu byo kuvuga ngo ndakure abantu ngo bagize ngikireko ya. Nzikoresha nyine wenda nkareba inama abantu batanga zanyubaka zigafasha wenda n'abandi bantu, nkazireba nyine. SSC ko nzi neza yuko umbwiye gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane,
ntagihe urabona agashusho kidumbukije nawe ugakandaho. ibyo bintu ntabwo ugiye nkunda kubiha umwanya cyane, ariko kuko nyine koko n'imbuga nkoranyambaga ntabwo uko ugenda ureba ntabwo wajya ureba ibintu byiza cyangwa ibyo ushaka kureba gusa, ntabwo ari byo wareba. hari byinshi nyine ugwaho nawe nyine utabyiteze, ariko bitewe we n'indangagaciro cyangwa n'amahame ugenderaho, ukaba utavuga ati, hari benshi bavuga ati reka ndebe ibikurikiraho gutya, ukaba yareba nyine ugasanga arebye ibibi kurusha ibyo yari abonye, ariko urebye ukikomereza nyine ugakomeza, ndumva nta kintu byaba bitwaye. None se Ceci, ni nk'agaki warebye kakagukurura? Ndabizi neza izi mbuga urazikurikirana niko wambwiye, kandi wambwiye yuko hatabaho ibyiza gusa n'ibibi biba biriho. Ni nk'akantu kahe waba wararebye kakagukurura nyine ukumva wagumye urebe n'ibikurikiye? Iyo shusho ni nka bwoko ki? Kuri njye naba nkubeshye, kuko nyine nta kintu ndareba wenda kuri social media ngo numve kirangure ku buryo nakumva nyine kitafitiye akamaro. Nyine nabona ari ikintu cyiza cyaba kinyungura inama, cyangwa icyo ari ibintu mbona byangusha mu bintu bibi, ntabwo nkunda kubireba. Ariko nanjye sinavuze yuko ari bitagufitiye akamaro. None se ibyo ureba byose ntago biba byagukuruye? Ni ukuvuga ngo uraryama ukarota ukavuga ngo ndareba uyu munsi? Uragenda ukareba nyine ibyo nyine uri kubona nibyo ureba. Wenda ahanini ibyo navuga nyine wenda kuri njyewe ntahereza umwanya wanjye, hari ukuntu nyine ugenda ukabona wenda nk'amashusho y'urukozasoni, sibyo? Ukareba nk'ifoto wenda bakaba bakubwira ati nukomeza urabona ibirenze kurushaho. Ngiye kuri njye rero ibyo ntabwo nabiha umwanya wanjye wo kuvuga ngo ngiye kugenda ndebe ngo ibikurikiraho. Oya. Umunyarwandakazi Cecile, ndagira ngo umubaze nk'ishusho y'urukozasoni uko yabiteye, nk'umuntu wayibonye akumva koko kiteye isoni, iyo shusho yabiteye nka gute? Duha ishusho iteye isoni y'umuntu, ukuntu yaba imeze ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo na bagenzi bawe bumvireho, nibazajya babona haje ibintu nk'ibyo bamenye yuko byanga byakunda hirya gatoya hari ibiteye isoni kurushaho. Kuri njyewe amashusho y'urukozasoni mvuga ni nk'amashusho nyine wenda ushaka kureba, tuvuge nk'umuntu wenda postinda amafoto ye yambitse uko yavutse, yiyambitse ubusa, nuko navuga. Abantu benshi nyine bo muri iki gihe hari ukuntu bitiranya nyine ibintu by'ubusa. Iyo umuntu avuze ubusa nyine ni ubusa bwose, ntabwo ari byo kuvuga ngo hari icyo yasigaranye. nicyo ngiye nita nyine amashusho y'urukozasoni, cyangwa se n'ibindi. Wenda nk'urugero, uretse kuba yaba yakiyambitse ubusa gutyo ari wenyine, cyangwa akaba ari kumwe n'undi muntu. Ariko Ceci, ni nk'uwuhe musitari wabonye kandi nzi ko ujya ubareba bafite amashusho nk'ayo, wabimenye utabirebye se? Ni benshi njya ndeba nyine biyambika ukuntu, hari abo nyine abavuga ibigambo bibi, hari abakora ibyo bintu nyine bakifotoza nyine ibintu nk'ibyo. Ariko uwo nzi nyine nk'uriya mukobwa ngo ni Jackie aratwika, urubyiruko muramwemera. Aratwika pe, aratwika birumvikana, ariko nyine hari amagambo nyine wumva avuga ukumva nyine we nk'umuntu w'umukobwa nyine ataranga umuntu w'umukobwa, nyine ibigambo avuga kumva. Ceci, uriga? Yego. Wiga mu kangahe? Wiga mu gatatu. Mu gatatu secondaire? Yego. Ku ishuri se bimeze bite? Ku ishuri ku ishuri nabwo nyine ni ibyo ngibyo urabona. Noneho ku ishuri urumva tuba turi abana mu rungano, mwabwanutse, tuba twabwanutse nyine muri make, urumva ibyo bintu ntabwo byabura. None se hari uheruka kutubwira ngo hari akantu mwize kitwa gupfumura umufuka? Ako kantu nawe urakazi ko kabaho? Yego, ndakumva. None se watubwira uburyo bapfumura umufuka? Naba nkubeshye nkubwiye ngo nambizi, kuko ntabwo uretse wibeshya abantu badukurikiye, kuko icyo dushaka ni ukugira ngo uru rubyiruko ruze gukuramo mesaje ifatika, kuko abantu badukurikiye ntabwo ari abari mu Rwanda gusa, ni impande enye z'isi. Kandi iyo dukora ikiganiro nk'iki tuba tugira ngo abantu bagire icyo bungukiramo,
ntago ari kujya impaka cyangwa se kugira ngo dutwike nk'uko uzi abandi bajya babivuga oya, ahubwo tuba dushaka gutanga amwe mu masomo yagerera umumaro bagenzi bacu bayumvise. Aka kantu kitwa gupfumura umufuka, mbese wadushushanyiriza ijambo gupfumura umufuka iryo ari ryo, icyo rishatse kuvuga ku ishuri, kuko kari gutwika mw'iyi minsi. Wenda nagusobanurira uko mbyumva, uko ubizi nawe yase uko byumva, ahubwo dusobanura uko ubizi. Ntabwo ngenda bikora ngo ubwire ngo babikora gutya, ariko wigeze ubona uwabikoze? Yego. Okay, noneho dusobanurire ku byo wabonye. Ubundi nyine nk'iyo bavuze nk'abanyeshuri ngo gupfumura umufuka, nyine ni uko kuntu ashobora gufata nyine akawupfumura we ku bushake bwe, nyine atari ukuvuga ngo wapfumutse ku buryo atazi cyangwa iki, we yabyikoreye ku bushake bwe ashaka kuwupfumura. Yego. Ubwo rero icyo baba bagamije ntabwo nyizi neza. Waya witubeshye. None se reka nkubaze, umuntu yaciye umuryango, uwo muryango igikurikira guca umuryango ni iki? Ubwo nyine bisaga bari kubwira bose ati ni ukuwucamo, sibyo? None nawe tubwire, uyu muntu waramubonye wapfumuye umufuka, ntago wigeze umubaza icyo agamije? Ntago, wenda niyo wanakimubaza ntago yakigusubiza, ariko ukeka iki? Reka twemere, ukeka iki kimwe mu bitera abanyeshuri gupfumura imifuka y'amayiniforume? Abasore cyangwa se abahungu barapfumura, abakobwa bagapfumura mw'iyi minsi. Ako kantu karimo karatwika mumane ngo wapfumura umufuka se, none nawe nzi kukazi kandi ku ishuri karahari, kaba kagamije iki? Jewe uko mbyumva, ikintu mpanumva nyine, wenda ndavuga ku mukobwa, ikintu mpanumva nyine iyo avuze ngo agiye gupfumura umufuka, ikintu mpanumva agamije nyine, nanabibashijeho yego n'abana tunabiganiraho, nkurikije ibyo bambwiye. Yego. Ubwo nyine nk'uko wambwiye ngo iyo umuryango ugize uvuyeho, kiba gisigaye ari ukwinjira, bisa nkaho nyine ubwo ngubwo urumva umufuka wawe uciye ukawacishamo ukuboko, urumva nyine ukuboko si urumva ko wabona aho kurangiriza, kwakomeza kwa umufuka waba wacitse. Ntekereza ngiye nyine ari ibyo. Nasa biteye mbese nyine urumva nibyo washyizemo akaboko ukoza gisita ku mufuka nyine, kuko ntawe uriho karakomeje. Ariko se wumva ari ushaka kujya akora muri uwo mufuka, cyangwa se abaciye irembo ry'abandi bashobora kuwukoramo? Ngewe numva baciye irembo ry'abandi bashaka kuwukoramo nk'abandi. Uko byumva numva nyine ubundi ibyo bintu nyine bikora abantu, navuga ko nyine badafite indangagaciro zabo, batazi no kwimenya. Rero numva abo bantu nyine abafunguriye kugira ngo binjire, n'ubundi nabo niba abantu bataye wa muco. Kwenda ku ishuri nyine bakunda kubyita ngo nyine ngo ni ugutera finga. Numva nyine abamubwiye ati nakubwira iki? Wow, merci. Uravuze ubundi bishatse kuvuga ngo abaciye akayira ko kugira ngo wenda niba afite umu boyfriend aze kubona uburyo amutera finga. Yego. None se mwana ngaho mbwira se, ntago birakubaho se? Oya, ye ntago birambaho. Ndamutse ngize na boyfriend akansaba ibyo bintu rwose, niyo Yesu niyo namukunda gute, nahita mureka akagusaba ngo upfumure umufuka. None se n'abahungu barapfumura se? Ntago mbizi neza, ariko numva ko nabo bapfumura. Sure. Nyine ntago mbizi neza. Nyine wowe uko niko byumva. Yego. Hanyuma se ubwo urumva igisubizo kiva mwaho mu gupfumura umufuka, wenda wagira nama abakobwa bapfumura umufuka ukabashushanyiriza iyo umuntu amaze gupfumura umufuka aba yicukuriye ikihe uruhe rwobo? Ubundi nyine njye numva bakunda kuvuga ngo urwishigisha rusoma. Uwo mukobwa bundi ajya gufata umwanzuro wo gupfumura umufuka we w'ijipo. Ariko njye ntabwo mba mbyumva, ufite ijipo yawe iradoze neza, urambaye ugiye none n'iy'ishuri, urambaye ugiye ku ishuri, uravuga ati wenda n'urwemba akoresha tuvuge, arayifasha arayiciye, urumva batarwishigishiye se? Rero njye mana
sinzi gusa mba numva uwo mukobwa agiye inama namugira ni ukwitonda kuko iyo umuntu nyine ageze kuri urwo rwego nyine sinzi ibindi bintu si umuntu abantu batinyuka gukora ibyo bintu ku ishuri ari ku ishuri bizwa bari n'abana n'iki ibaze none wenda bari nk'ahantu habonyine cyangwa iki bakora ibimeze biti ko numva ibintu bikaze urumva gahunda yo gupfumura umufuka ikintu bigamije abantu byabayeho muri comment muze kutubwira uko mwagiye mubigenza kugira ngo mubashe kubivamo neza no kuvuga ngo kugira ngo abantu basobanukirwe neza noneho urumva watangiye uri kugenda ubica ku ruhande ariko ubirangiye ubivuze neza noneho ndagira ngo noneho udukorere ishusho neza ukuntu bitangira kugira ngo umuntu abe yapfumura umufuka n'icyo abashatse kugeraho noneho ubivuze neza nubwo wagiye ubivuga mu matape ariko wagendaga wica ku ruhande ariko uza kugwa ku kintu nyirizina noneho duha ishusho igaragara. Murakoze njyewe wenda nk'ishusho natanga kw'ibyo byo gupfumura umufuka nyine sinzi nimba wenda umuhungu ari we ushobora gusaba umukobwa ngo uzawipfumurire cyangwa umukobwa ari we bizamo akavuga ati numva nyine bavuga ngo iyo babikoze nyine wenda uri gushimisha uwo musheri wawe muri kumwe ibintu nk'ibyo ubwo rero hari awupfumura kugira ngo ashimishe sheri we ako nyine mba numva ishusho nyine n'ubundi bisa nkaho amubwiye ati urakaza neza rwose uhawe karibu mbese bishatse kuvuga ngo nibiba bidashoboka n'ibindi byose byakurikiraho. Yego ngiye nekereza kuri ese buriya icyo urakoze cyane hari akandi kantu nako kari kubikora muri iyi minsi mu rubyiruko ku ishuri ako bita gufunga nyosereza Dede byiyorere ntago mbizi. Urabizi nta munyeshuri abanyeshuri ragira ngo baze kukunyomoza muri comment barahari baradukurikira kandi twebwe turashaka kubaha ishusho y'isi ya none abantu bakwiye kubamo akantu bita gufunga ko ukaziho iki ku ishuri naba nkubeshye nashakaga kabyuzuza nawe niyo mpamvu ari kubikwepa ariko si uko atakumvishe nyine sirenge basigaye bakoresha ntago buzuzaho inguni iyo bujuje inguni nyine baba babisize public ariko hari ukuntu nyine amubwira ati ngo none se mwana uyu munsi turaza gufunga ukaba wagira ngo ni abasilamu wenda baraza bari mu gisibo cyangwa se baraza gufata amasengesho nyine akahinira mwaho turaza gufunga gufunga inguni oya ntabwo ndafunga kuko ntabwo ibyo nabikora ku ishuri byo kuvuga ngo ngiye guhagarara n'umuntu ahantu kuko oya ngewe bundi ibyo bintu byihorere oya nta kibazo kirimo turi kuganira nk'urubyiruko rw'isi ya none rero ahangaha twebwe turabohoka warumpashije ku kantu ko gufunga gufunga impamvu ngiye nkubwira ko nabikora cyane iki niho bundi n'ibyo bintu byose bihera niho ibyo bintu bihera byo kuvuga wenda ngo baciye imifuka n'iki kuko nyine ubundi ngiye simba mbyumva reba nawe uri umunyeshuri uri kumwe n'umunyeshuri wenda mu gihe ahantu kuko iyo waza gufunga ni ahantu hamwe nyine sibyo mugenda nyine nta bandi bantu bari kubadiranje cyangwa iki ahantu muri aho hantu nyine hatuje sinekereza rero ko abantu bafite imico nk'iyo ngiyo aho hantu bahavira gutyo gusa niyo mpamvu mvuga ko kuri ngewe nyine najya mu bintu byo gufunga. Mbese wowe ufite amakenga y'icyava mu gufunga si no kuvuga ngo ni amakenga nayo ntabwo yabura kuko ni na benshi pe ariko nyine nkurikije ngewe uko meze nuko mba niyumva kuri ngewe nyine n'amahame yanjye ngenderaho barumva nagenda guhagarara n'umuhungu ahantu none se ufite inshuti yaba iy'umuhungu yaba iy'umukobwa? Yego inshuti yawe iteye ite? niwe nshaka kumubazaho. ufite wehera ukunda ugendana nawe usabana nawe mu buzima busanzwe bwa buri munsi kuri cloud kuri inshuti yawe?
inshuti ndayifite y'umukobwa nyine ni inshuti yanjye njye simufata nk'inshuti yanjye ahubwo ni nk'umuvandimwe wanjye kuko nta bintu muhisha mubwira nyine ibintu byanjye byose ntakambwira ibyamubayeho nanjye nkambwira ibyamubayeho urumva nyine mufata nk'inshuti yanjye. aha urakoze cyane. none ntago araguha ubuhamya ubuhamya urambwiye ngo akubwira byose nawe ukamubwira byose, ntago araguha ubuhamya? yego yarabumaye. duheho gatoya ntumuvuge izina kuko natwe ntitunamuzi, ntari buze kumenya ngo wabivuze ngo kubera iki. mbese nko mu buhamya bw'ubuzima bwamuranze bwo ku ishuri, watubwira muri ibi twavugaga bigenda bigonga abanyeshuri, harimo gufunga inguni, harimo guca umufuka n'utundi wowe uzi no kuturusha. duhe ku buhamya ho gatoya bwo ku ishuri. ubuhamya wenda yaba yaramayeho ni inshuti yanjye nyine yize body kandi nyine body arabyumva, sindayiga nyine sinzi ukuntu biba bimeze ariko ukuntu numva bayivuga nyine ihagarariye udukoryo. yego ihagarariye udukoryo pe. rero iyo inshuti yanjye nyine ibiri kumpa ku makuru kuko ari nk'umutsi mwegeze kumbwira ukuntu urabona buriya nyine Externe ndayikunda, uriga saa 11 ugataha mu rugo wenda masaha yandi ukajya mu mirimo mu turimo nk'utwo, ariko we yambwiraga ukuntu nyine basozaga amasomo saa 11 wenda isaha wenda za etude zagera ukabona barakarose wenda nyine barakarenze niko tukita kwishuri barakarenze ubwo bakaba baragiye kandi ntabwo bagenda ari abakobwa bonyine bari kumwe n'abandi bahungu, rimwe wenda bakaba bagura n'ibindi bintu wenda nk'inzoga bakagura ibyo bintu nyine bibi bakaza kugaruka mu ishuri wenda mu kigo nyine babaye nyine sha ngo bakoze ijisho. ubwo nyine sha inshuti yanjye nyine yambwiye ibintu byinshi bibera muri boarding nyine ntamvuga ni kuri njyewe yego wajya ari umuntu ujyayo nyine afite intego avuga ati kwiga nibyo binjyanye ariko byaterwa wenda n'abantu mwahurirayo n'iki wenda nabo mugendana bigatuma nyine nawe uraruka kuko nawe yagiye ari umuntu muzima yagiye ari umuntu muzima nyine namubaza ati se ko wahindutse byagenze gute ngo nabo nyine tugendana inshuti zanjye ese bindi yavuye nyine yavuye mu rugo ajya kwiga body atanazi no gusoma ku nzoga atazi n'iki ariko yaje ambwira ukuntu udasoma ku nzoga ari fake yayindi ya danje ariko ubu ngubu rwose yaje mana yanjye mbwira ukuntu mana yanjye n'itabi ngaritumura ari umwana w'umukobwa ako nyine ikiza nyine nuko yagezeho nyine akavayo nawe yabonye ko bishobora kumurangirana nabi aravuga ati reka mve nyine hano hantu birangira aje kwiga Externe. ntago aragusomyaho se byibura ntabwo wumva uko biba bimeze wenda kuki sasi wenda wowe ubwawe turi kumwe na sasi nawe ubwawe uri mu nzoga unywa agatabi cyangwa ibyo nta kintu bizi? sha ibyo bintu nta kintu mbizi ko ndi umwana wo mu batambyi. yego abana bo mu batambyi nabo baragakubita nibo bagakubita cyane ariko ngiye nkuko nabikubwiye amahame yanjye ngenderaho n'ubundi ntabwo navuga ngo ku bandi bo mu batambyi ntabwo ari byo byabimbuza kuko hari n'ababikora bihishe kandi wabo ari abantu basega ari iki ariko bakabikora bihishe ariko ngiye nyurikije amahame yanjye ngenderaho ntabwo ndabikora sinanateze yewe kubikora. SSC ko hari ikibazo kirimo kivugwa mu bigo by'amashuri cyangwa se mu rubyiruko rwa none cy'ubutinganyi, wowe urakibona ute mu rubyiruko rwa none? urabona bifitiye he shusho? numva ari ubugoryi icyo ni cya mbere siko sinumva ukuntu nyine numva sinanabizi ibintu byinshi ariko numva nyine ubutinganye ari ibintu by'ubugoryi pe. impamvu nkikubajije uriya mugenzi wawe umuntu wiza bodinga byinshi niho babyigira burya ntago yaba yaraguhaye ubuhamya bw'abantu nk'abo cyane. ibyo ntabwo byabona ko nabikubwiye twaraganiraga byinshi akambwira byinshi. rero muri boarding nko nakubwiye buriya nubwo nyine byitwa ngo bafite ngo abayobozi n'iki ariko hari aho bagera ngiye nkumva bagira ngo ahubwo babigenga bya hatari kuko ari ibintu umuntu akubwira ukavuga bino bintu bibera mu kigo nyine ukibaza rero nyine inshuti yanjye yari iri kumbwira ukuntu
nyine ibyo bintu by'ubutinganyi ubundi igihe na wenda nari nzi ko yarambwiraga ngo ubutinganyi bushobora kuba wenda nk'ahantu mu kigo nyine yego kiri singo nyine tu wenda ari icy'abakobwa gusa ari iki ariko nyine naho ngaho nyine naho higa n'abahungu n'iki nabyo bishobora kubaho kuko naho higaga na nyine n'abahungu ariko akambwira ukuntu ibyo bintu binaba byahatari ahubwo n'abakobwa bakabikora se yego nta muntu wari wagusaba ko mwabikorana reka oya ni iki kintu waba warakoze mu buzima bwawe ukumva ko ucujije icyatumye ugikora ikintu cyaba cyarakubayeho ukagishyira mu bikorwa utabiteguye nyuma yaho ukumva ugize rogereza nyine ugeze kwicuza ko impamvu wakoze icyo kintu ntabwo kirenze nuko nabeshye warubeshye iki ikintu nari mbeshye n'ubundi yari iyo nshuti yanjye yes nyine aho n'undi yatahiye nyine urumva niyo ufite imico mibi ntabwo uryama rimwe ngo buke uvuga ati nabiretse n'iki bigenda gake ubwo rero ari umunsi umwe nyine nibwo byabaye nyine ajya guhura n'umuntu arambwira ati mu rugo nibaza nyine ubabeke ko nagiye ahantu ubwo rero yaragiye aratinda byadanje nyine nanjye iwabo baraza ndababeshya ndabwira ati yagiye kandi mu by'ukuri atariho yagiye ngeraho mananye ndavuga ati ibaze nta namuka adatashye ndavuga ko ahantu yagiye koko ari hakiri kandi bitarumvikanaga nyine ko ahantu nari mbeshye ko yagiye ntabwo byumvikanaga ko umuntu ashobora kuhagenda akamara wenda nk'amasaha yahamaze nkageraho noneho namuhamagara no kuri fone yesu we ngasanga fone yakuvuyeho kandi aho yari ari wari uhazi yego icyo kintu rero ntekereza nyine narakicujije kuko yaraje n'ubundi nyine ashwana n'iwabo byada yaje atinze nijoro cyane ashwana n'iwabo nyine byadanje ndavuga ni basi waga namubwije ukuri nyine numva ndabyicujije byataye hanyuma se Ceci watubwiye ku nshuti y'umukobwa y'umuhungu se bimeze bite cyangwa se irahari ntayo inshuti irahari iyo ntabwo tuyinjiramo cyane turi ku musozo w'iki kiganiro twarimo tuganira n'urubyiruko umukobwa mwiza Cecile wirekura uganira neza nk'urubyiruko ku isi ya none ndagira ngo dusoze ariko ngiye kuguha iminota 2 usoza iki kiganiro ubwire abadukurikiye urubyiruko rudukurikiye inama wabagira kugira ngo babashe gusohoka muri iyi myaka bitoroshye. Inama nabagira nanjye ndurubyiruko ubwo ndaba ndi kuyigira. Inama nagira nyine urubyiruko iya mbere nyine no kwitonda bagashishoza bakamenya nyine indangagaciro zabo ndetse na kirazira. Buriya biba byiza iyo ufite amahame ugenderaho ntabwo nyine ibintu byose byapfa ko kwinjira gutyo byoroshye kuko ushobora kuba wenda unafite n'umuntu ubona ko wenda niyo waba umukunda gute ariko ubona ko nyine imico ye idahuye n'iyawe ukaba wavuga ata kugira ngo wenda azanjyane mu bintu bibi kamureke. Nyine ikintu nababwira bajye bamenya nyine gufata umwanzuro bifatiye umwanzuro bwabo nabyo kuvuga ngo iki hari abantu nyine numva kenshi kumva nimba nyine kumwe na Sheri akambwiye iki ngomba kugikora namubabaza oya nukore nyine bajye bakora ibintu bashaka ku giti cyabo bumva batazanicuza aho gukora nyine nibagakora ibintu kugira ngo bashimishe abantu ahubwo bazajye babikora kugira ngo bishimishe ubwabo. Yego hatari babandi bakubwira ngo nonyema nzapfa reka nagenda nyine napfa zapfe nose ubundi azasanga ari wenyine kutumva wamwima agapfa. ntawe urabikubwira se? Barabimbwira benshi ahubwo. Umaze gushyingura abangahe mu babikubwiye?
bahehe se barapfa bapfa hehe ko ubuzima bukomeza. murakoze cyane rubyiruko mudukurikiye muri iki kiganiro. Wibuke neza yuko mu gihe umuntu muganira musabana mukuretide akagusaba gupfumura umufuka cyangwa se gutobora umufuka, wumvisha Cecile ko yatubwiye ikiba kiri buze gukurikiraho, uritonde. Ikindi bintu byo gufunga inguni, gahunda ibikurikiyeho ni yepfiriye. Rero mube maso, mwirinde kugira ngo muzavemo abantu b'abagabo. Ciao.